Ingaruka y'icyaha kizana imibabaro, ubugome, ukabura amahoro. Seriya umeze ute? Meze neza cyane wese. Shana imeze neza. Cyane. Ubibona se cyane. Warahindutse, abantu waragiye warahindutse kabisa. Nago byabura gusa ntabirenze. Wiki inzobe yabaye inzobe, gasatsi kabaye agasatsi sindi kabisa. Byagendaga ariko? Byagendaga. Cyanda kubona. Ako wowe nago ugihinduka sha reba. Ya nyogosho yawe ya kera. Nk'abarokore. Yabarokore, uracyari murokore? Ariko iwacu turabatamba. N'imipira gukomana isi. Basagiye bambaye agasenya nk'abandi basa. Imvura yaguye mwana, imvura yaguye anje. Singira urabona ntambaye. Imvura yaguye mwana. Oya. Kandi ikindi ntago wabitinda bitewe nuko buriya amafaranga mu gihugu cy'u Rwanda aboneka ari make ariko Franga cyane rwose. Sabanya amafaranga. So ugiye kuvuga ko nabonye unyishyurira inzu. Intebe si ushize nari nicayeho. Nise byo ubwo ngiye sindapanga idibije yo guhindura. Wasanga ngiye mu cyumba cyane asanga amatetera ahinduka. Ese nayo icyo kintu igikorano wese ubwo ngubwo. Ntabwo ndapanga bija. Kireka ifoto ni kubona hariya uramvuga nini. Reka ngubwire hanje. Uretse gato mubwire hanje. Giye gushobora gusanga ibi ngibi ari byo nyifite. Ariko narapanga bije yo guhindura kandi ibyo bintu nawe bikabya. Se ngubeshye. Ariko numvishe ngo ufite ubukwe. Cyane rwose. Oya se. Ndabufite umukobwa tugiye kubana bita Oruga. Nurandi kubona hariya? Ni uri kubona kabisa. Iragine. Karago kobwa gashaje kuriya. Uzi imyaka 5 maranye nawe muntu. Uretse gato. Nukuri kw'Imana reba ariko kumva nukuri wenda basi ya wenda barakundanye uretse gato anje. Wundi ariko atari iragine. Uretse gato mubwire. Noneho urazi noneho uriya kuva navuye hano yarakuyemo inda nkesha ngo amaze kura munsi ngana. None se nk'ibyo. Kandi no yarabaye. Urabizi neza se? Ndabizi neza. Umva mubwire rero. Twari inshuti se mbere. Reka ngusaba akantu kamwe. Ku kintu cyerekeranye n'umugore wanjye Oruga. Shyira ku ruhande. Come on. Shyira ku ruhande. Reba humuka. Ahubwo reka nkwibwirire. Sibyo? Reka twitorokere. Tujyane mu Bwongereza. Umva mubwire rero. Ngiye mfite amafaranga, nafite amafaranga nagushije business tukabana. None se amafaranga wagize ngo niyo yubaka? Ubaka urukundo. Ako nubundi ngenda gukunda kandi nawe nkeka kuki. Niba unkunda hashize igihe kinini kandi ngiye yego ariko nagarutse. Oya nagarutse nashirindi hano. Reka ngusaba akantu kamwe. Reka ngusaba akantu kamwe. Nagarutse. Mu nama zose ngiriye. Cyo kintu giye kwisabira. Mu nama zose ngiriye. Urakoze. Sanderi kubera ko nago wabinkora pe imyaka 5 nago nizere kuri kuri byonyine guhemukira nizere kari prank uracyankunda riga ndabizi come on waje uje nimbo byo wari ubizi uri seri ariko cyane rwose siko nuvuga uri joke nta uragiye umugenze gute nyine uragiye umugenze gute sureba sunkatiye ahubwo waru sunyanze ugakunda ragine reba nahantu warishyize wemeye van foto mawaye mu nzu manika muri ragine ikintu kimwe reka ngo yerekeze iranshinze reka ngo yerekeze usanze ngiye kwigendera sunkatiye sunyanze oya nago nkwanze ibyi cyararangiye imyaka 5 irashize uzicuza ngo yerekeze se nyine ngo yerekeze zihorere guma aho ngaho ndiherekeze wareka ngo yerekeze uzicuza kwabgas Ingaruka y'icyaha kizana imibabaro, ubugome, ukabura amahoro. Nibikirimo bite byawe ariko nibikize nibiki ukumbaza ngo nibiki nibiki nyine ko muri ufite amahane ukumbaza ngo nibiki nibiki nyine ntabyo uzi nibiki nzi ntabyo uzi ibiki nzi ibiki amakosa yose gukora urumva nyine akanya ahise yibagirana gitondo uraje umbwira ngo ibyingo nibiki nzi nibiki ibyo nzi ni byinshi ahubwo urashaka kumbwira iki naguze ko nenda what none ngugiye mu kazi ese nta nubwo ushaka kumenya amakuru y'umuntu wahaye ibintu nka biriya base umenye n'ukuntu ameze kuva ryari kuva igihe bitangiriye kuva igihe wandogeye ugize ute ndiye mvuga mwe ntabwo nsubiramo mwana yanjye wewe
cyakora na Romeo ubundi byakugendeke kugira ngo uzu nambeshye ngo witwa ngo Bruno witwa Jacques ngayibaze none no mugabo wanjye namenya ngo mfite inda y'abandi urakeka hazaba iki ntagarabimenya Eliya ntagarabimenya wowe kwimenye ko zishye mbwira niba urangora unyine meze neza uri kwambara inkweto gabanyamagambo please nakakabagore mutajya mutekereza kabiri ceceka dushaka icyo gukora nibazo tubivemo ushaka gukora iki ceceka wowe ceceka nyine ceceka ngura icyo dukora ceceka dushaka icyo dukora wagenze gake Eliya arabizi ko twite ibintu byose mvuze se ngubwiye ko azi ko nwite yego cyangwa oya turi kuganira ariko wambwiye neza ntabwo abizi okay bya ibyo biroroshye niba atabizi ndaje nshaka umupango dukora umupango nyabaki Elino ndatugomba kuyimwegekaho ariko uri gukeka njye ndi gukina nawe njye ntabwo naje gukina hano urashaka amafaranga nyaguyikuremo ushaka kuyikuramo nk'aho amafaranga uyikuremo ariko bakuroze ibintu ni bibiri nkubwiye nta gihe kimwe urumva bakuroze ntago bandoza ngo ni gushaka igisubizo cy'iki kibazo gihari ndabona n'icyo bikubwiye umeze neza ushaka kujya no mu kazi asurakeka kwirinda wayikwepa urashaka tuyikuremo nk'aho amafaranga cyangwa urashaka ngiye nkuramo umwana okay niba rero ntawe ushaka gukuramo Eliya niwe ugiye kugerekwa kuri nonda kubera iki se kugira ngo mukomeze urabona wowe na Eliya n'isura nanamuhure musa ibazo rero umwana avuze agasanga afite isura nk'iyo yawe n'amatwi ameze nk'ay'inkende uri ikigo ry'Imana nyuma y'ibyo ngibyo yavutse nibwo hazaba ibindi ariko reka uyu ngubu dukemure kino kibazo ubukwe bwawe bubanze bunabe byibuka utananira umujinya ukisanga ahantu ni ako kazi katukareka ukisanga mu mapingu reka nkugire inama nziza rero niba ushaka icyambere cy'indaranye ntiwayihakana ndamutse nkujyanye kuri gereza urumva ushaka kubana nanjye se inde wowe utazi amakuru yanjye urumva nabana nawe none reka dukemure ikibazo rero ntushaka gukuramo inda sase de ntabwo ushaka ko dushyira kuri Eliya ushaka none uragira dukora iki abagore mwagiye mutekereza hasoni reka tuyegeke kuri Eliya uzi n'ikindi baza ko nzajya kugukorera bana yanjye we akisema ndabigenza gute mana yanjye kuko mana ko ndwanire kuva cyane n'uyu munsi wamfashije kuko ese ndabigenza gute mana yanjye ndajya hehe se mana we no se pasi mfe kwemera ibintu ari kunsaba kansubire nusu najye kansubireyo ndebe ikintu basi twaganiraho kuri ibi ngibi kuko nta yindi nzira mfite ndakwinginze basi mfasha bwa nyuma ntabwo bizongera Alo? Ando. Dia meze gute? Ni sawa. Meze fresh? Meze neza wowe. Shana ari kabisa tu. Kwanganya ari. Shana kwangana na shamana ari gihe biterwa n'ibihe umuntu aba arimo ariko ntabwo ari uko umuntu aba yanze. Utambashije. Utambashije. Oya ariko none se ko wari wambwiye ko uzambwira kandi n'ubu ngubu byari biri mu nzira yo kuguhamagara. Byagendaga ariko. Umuntu abone muri gahunda nyinshi ari igihe nyine wibagirwa tu. Oya birumvikana. Sha birumvikana nyine no kwibagirwa biba ariko si uko umuntu aba yirengagije buri kimwe tu. Byagendaga ariko. Nta kibazo birasama. Mu rugo se hari iki? Ego.
hari icyayi ariko sibye ko ngewe bunarigiye ndadukoje narigiye kureba ko byakunze sha namukatira ngo icyayi gusa mwana gusa wumvaze imba hari icyayi uri kumva ko umuntu yagutakara ariko igose kandi mbwira ko ndimo ngenda uretse wari uri he sha ndi hafi yaho gatoya ariko ndenda kugera aho ngaho tundenda guca mu izo nzira z'iwanyu tu ngiye nangiye kuzamuka ubwo niba wari uri hafi twahurira haruguru nyine ariko mu buzima busanzwe byagendaga biracamo wowe sha mani naribi kabisa naribi tu bigeze hehe basi biri kukorohera nyine uri kumva biri kugenda biboneka gake gake amafaranga ari kugenda aboneka noneho na nyine tu inshuti buriya nicyo ziba zibereyeho ariko ejo naragwamagaye fone yawe numva ntabwo iri gucamo nabwo mpita mbikwama bari maze iminsi ntari ku murongo nyine bararwaye se ntabwo narwaye nyine hari igihe kigera fone na sitobizi zikayikanga uri gakunda wayiriye sinye mani cyane wayijyanye mu gifi akari zinini tuzi ko nawe nakubwiye ngo amafaranga ngiye kugura fone niyo nakwemereye sinabaye mbiretse ariko mfite igenda yanga nyine ahubwo wowe niba nyine uri aho hafi ahubwo reka nzamuke tuze kubahurira ubundi nyine mbigukorere nari noneho ngiye kugera hano hafi y'iwanyu uri kumva noneho ewana kuri za gahunda twari dufitanye ubwo ngubwo byakunda niba nagusanga mu rugo nta kibazo ubwo nyine duhure kuko njye n'undi ndimo ndirukanka sha twari tunakumburanye mani nk'abashuti sinzi kabisa nta kibazo ubwo nyine kazize tugende mo nari nyine noneho reka nze tuhahurire nta kibazo sawa mani urakoze sawa kabisa urakoze ubundi inshuti ni nk'izi ngizi kabisa nta kibazo ubundi wowe kuba ngufite umva nkubwire kuba ngufite iruhande rwanjye shaka kabisa n'umutima wanjye uratuje kubera ko ntabwo buriya bukwe bwarekwa kuba kubera ko ngufite nta bintu byadaje ahubwo wowe reka nzamuke turavugana aho gataya mpite nzamuka kamwe nkureba nari imana kandi warakoze kuba uri kunshyigikira muri byose imana sawa nta kibazo sawa naribi kandi warakoze kabisa sawa kandi urakoze reka nze nanjye wese Basire kugarutse kujyaho ubundi wese kugarutse wibagiwe iki uko ngarutse Rose bejo dufitanye nge nawe yamubwira ngo byarangirira aha ngaha ntabwo byanjye nose ko ndi kubwira ntubyumve kugira bigende bite ndagarutse rero none wemeye ko tubiganiraho se pfa kumbwirwa ubusa bwawe ntabwo ari ubusa mwana kucyumva ko ari ubusa ni ugukiza ubuzima bwawe ni ukugira ngo ibintu bigende neza kucyo bwita ubusa wambwiye mbwira twumve ibyo ushaka kuvuga vuga nta gihindutse ntabwo ndi bujye kure ibyo navugaga inonda tugomba kwegeka kuri Eliya inonda igomba kuba iya Eliya igomba kuba iya Eliya inonda ibintu bigasubira mu buryo ese shaka nze nkoze ikibazo kimwe urabona ibintu bizanyorohera niki gikomeye kirimo uzi ko uko dutinda niko igenda ikura ntabwo uri kubyitayeho rega mfite ubukwe mu kwa kangahe iyi ndetse izarindira ubukwe ngo izagenda ikura sheri izagenda ikura ubimenye haka ikintu ngiye nakundira abagore nta bwenge ubwo nyine uri kumva kuvuga ngo ufite ngo nyine najye kinda ku mugabo tugiye kubana azi neza ko agiye gushaka nta ndegeze amutera ibyo bintu bivugitse neza nayigutere rero kwigutera bisaba ikizi none ntega amatwi bitonze rero wumve neza uyu munsi ugomba kuryamana na Eliya nicyo kintu gishoboka uyu munsi agomba kuyigutera nicyo kintu cyonyine cyadukiza nta kindi uri kunyumva neza uri kuntega amatwi uvuga nkaho uri kunkanga kanza mbwira ijambo rimwe ja uzicuza nzicuza
uzakora iki se ubundi kugufasha ndi kugerageza nkagufasha nashyushye umutwe ndi kugufasha ariko ufashije iti wundi wowe mbwira ngo nigire kinda ku muntu uzi ko atanayiteye uro kunywa ibintu ntazi ngo nigire bisi niba ari ibiki niba ari ibiki ubwenge bwawe bwarabuze ngende kugufasha ufasha nde ja urifuza iki reka nkwereke reka mbibwire riya noneho bive no mu nzira sibyo ushaka warasaze none warasaze ndi kugufasha ntabyo ushaka uzi ko nemena ukayihomba none ushaka iki none ndukora iki icyo ndi kukubwira nturi kucyumva ntushaka ko tukubwira urashaka se ko yakubabarira muri inshuti magana none ngo uzabana pare ngebazi nawe ibintu ugiye gukora uzi ko wabyibagiwe ngakira muhamagare uri pare ikindi cya kabiri ni kujya kwa muganga bakadupima bagasanga inda niyo tayari gereza none ndemutse niyo foto nyibonye muri gereza kugira ngo uzavemo sheri ni kuzava amezi direde zarabaye imvi seriye dore muhamagare kangende nzongera bagaruka ahangaha umaze gutekereza ikintu kigomba gukora cyane oya wigenda umva mubwire uretse kugenda tubyoroshye uretse kugenda tubyoroshye ni akantu koroshye wowe no kugenda ukaryamana na Eliya sibyo ntawambwira harya ko mutararyamana ako muraryamana barabimbwiye ariko gerageza uyu munsi muryamane ngiye kugira ngo mugereke hinda nayikuramo bye oruga niki vayo tuvugane man we kwivumbura vayo tuvugane turangize ibintu please fasha please fasha tatagira ibintu byangirika hagati yanjye nawe yes byakwangirika ibyanjye ariko n'ibyaye byakwangirika please fasha tuvane ibintu mu nzira nzakomeza ngufashe Eliya ntago azabimenya kino kintu tuzagikavaringa kwivumbura nta kintu byatuma azatekereza nk'abantu bakuru open your eyes ejo hawe hazaza reka tubikore ja birandemereye ariko ubuzima ntabwo buri fair okay ndabyemeye kugerageza urabyemeye ariko dukore diro kangende nafananye nayo nayisize birakomeye sawa nari turi kumwe waruje kundeba ndimo ngenda ahandi akazi byaciyemo ngiye kureba nyine tu ikisigaje no kunyemerera nkazimuka nyine wakabonye se nakazi sinabikubwiye se atuzi ko ibintu bitajya bitinda mwana ntabwo bijya bitinda aho gusa urasa neza turagusengera gusa Imana igiye erega ubu ngo uzima muri gusa neza se Imana iri kugenda ikora ibitangaza mwe mu kigikiye uko bugiye kuba udufaranga turi kuboneka cyane rwose yego ko nawe ntacyo ubaye sinzi nimba uri kubibona nta kibazo ufite kabisa umeze neza cyane rega iyo ugira neza ufite umutima mwiza kuriya kose Imana nawe igira icyo ikora serious rero njyewe nandimo nihuta sibyo nkuko nari mbikubwiye rero kuri za gahunda ngiye kuyaguha sibyo nawe nyine ushaka ukuntu wigenza urumva nigomye ibintu byinshi pe nigomye fone yanjye umva nkubwire urakoze cyane cyakoze ubundi ni mwebwe mwakakwiye kuba inshuti zanjye shana ukuri nyine wowe washyira ubwo uzarebe utuntu tw'ingenzi ukora sibyo ibindi Imana izagenda idufasha uko tugenda tugeze uko tubona tuguhe umugisha kuko ibintu nkoreye na ewana ntabwo nari kubura kubikora kuko rega nabyemeye nigo mu bintu byinshi nyine tu kuko ubu tuba turi kugurizanya nanjye agenzi zagira gusa reka nkubwire igihe uzumva nawe ufite ikibazo uzamvugisha ariko urasa neza urakeye pe Imana iri kugenda ikora ibyo Imana atangiye kwiyakira kujya muri mood y'ubukwe neza urasa neza rwose ukamara amazawu urasa yenda biza we buri gihe gito cyane mwana wanjye kuri kw'Imana ariko nongora
sha nyine ngereka nzamuke na urabona nashererewe bana nagutegereje nandi kwihuta ariko nandi kwihuta niyo mpamvu wowe nyine ibindi tugenda tuvugana kuri phone turebe ibyo ari byo reka duca sawa bye nsaka nawe urakoze kandi ewana sawa bye nta kibazo ingaruka y'icyaha kizana imibabaro ubugome ukabura amahoro zadi noneho nkuzaniye inkuru nziza inkuru nziza ariko manu ndakunda ufite ubwenge ngaho mbwira uwo murameze ati upfa ni umuntu ndamwizeye ewana ariko yanciye miliyoni 9 ure narakunda amafaranga cyane nagabanya uduce cyane umva miliyoni 8 yazanze kabisa sasa nawe miliyoni 8 ni nyinshi yazanze yanciye miliyoni 9 man ariko nta kibazo ndashaka uburyo agafata nta muntu bimenye kagahina kagashyira mu mufuka tugatamura inyabarongo gasiya wewe humura ibyo ngibyo ni ibintu asanzwemo azabikora ruzungu ako murafite amatsiko yo kumubona kabisa ameze ati arafite imbaraga kuri za kanyunya we ni ibintu asanzwe mu mani we wivunika azamukwereka nyine to unependeza vizuri aka kavizu kawe ni akayuda hapana kayuda sasa hawa uzi yuko ubukwe tufite ejo bundi kabisa tariki rovende za kuno kwezi sasa kare gasore ndakanga we ndagatekereza buri joro gafite umusatsi sikawogosha gafite ibisatsi hano hose sikawogosha nabonye kara ubinditse nimba binditse mibiki noneho sasa bile nabona kapale ira imisatsi yabinditsemo kuriya arimo araterekera buno bukwe ngo buzagende neza nanjye ndamuroga pfe uriya we rwose ni gutya ni kwivi sasa hawa no sasa uwo muntu kuravuga nanutse ndyaranutse kwere yego ko arakuruta shaka kumusuzuga nyine ngo nokara kagabo kanze kandi ni ukuri amabandi yose y'Kigali ema amafaranga ndayabaha kabisa umvu yamuhe kuko urebye nani we yakurikizaho ariko hawa ndabwa nibanga ryanje nawe twumvikane ndabizi tugaho tuziritse tugufiya dufite ukuntu twizirika ku muntu shobora kuba amafaranga y'igice kakamitana nanjye ubwanje ndafite ubwoba nge nago nakuva mu mani ndizere kubizi ndabizi nago woroshye nagurishaje oya nago nakuva mu humura nanjye Eliya simukunda pe sasa voilà sasa Eliya karakunda nko tuyuki nutyuka turaho tuyuki karanuka mu kanwa tuyuki singakunda ngiye karacyano hepfo hano hakurya karetse kunda kunyuramo katasa neza nijoro saa 3 kaboro kare akazi karekira umushiti wanjye arakica neza kamunyamunye azagahino ewa ariko nawe usanga abarozi nawe kabisa ufite ukuntu bivuga nk'umuntu waroga nurebye nawe nakuroga bega dawe ndaba amafaranga ariko nawe hawa atabikora ayo mutazaza unyitaho ndabizi kuzanya amagambo dirubwira apfuye none se ngewe uzi amafaranga ndaba utakuzana amagambo hakiri kare uzishyura uzashimuta se ngiye nago zamaho bizagura byeresha n'undi usanga n'undi nk'utuyukina umeze nka Eliya gatoya uzabaze byeresha tusibwo ngubwo na ushaka sasa nawe rero uragorana umva ikintu gende gushaka sibyo ndashaka uburyo mukafata mukamunye mukice fresh ako nakazi kuwo mushiti wanjye wewe bimurekera ibindi byose byizeye nta kibazo yego ko umuzimi we nawe uzabona sasa amakuru asheri wawe nabonye ejo bundi muri kumwe uzangaho nawe uzanye ibya sheri se ingaruka y'icyaha kizana imibabaro ubugome ukabura amahoro akira donye ifite amafaranga menshi ayazadiyo miliyoni 1 nayabonye wawe ya Jacques nayo ndashaka ndiye ko namuryamo na miliyoni 2 cyangwa 3 abafani maroke foto nzahita njya hehe nyize kabisa ubwo se wahamagara Jacques nawe tukadiringa mwambara
kanze muhamagare gusa mfite cyane usanga ari muri ka kazi kiwe. Amunga afite ibibazo. Allo, Halo, Jacques bite? sawa ni sawa hawa. Meze neza? Ndashimira Imana. Kari umaze iminsi udakomora? Maze iminsi ndi kwiruka mu tuntu n'utundi. Ariko nawe ni nkanjye rwose w'infeka kuko iruka aracyagiza kundeba mu rugo aho ntiwakora. Ahubwo se kutongeye umbaze nkubwire ukuntu diro byagenze. Yembaze ko ibintu byose uri kubikurikirana nyine niyo mpamvu nakurekeye agapira. Sha nyine ibintu bimeze neza ahubwo yarambwiye nyine ngashaka ko muzahura. Zahura? Ase ni ngombwa guhura? Akuntu se si byo ari ngombwa kugira muhure murasinyanye sheke nyine tu. Ariko wamubwiye ko agomba kuyama mbere. Namubwiye ko agomba kuyaguha mbere. Kandi akayampa yose ntabwo njye nyafata. Ko cyane rwose nakuvuze ndakuvuga nabwiye ko nta mikino ujyari n'igihe ariyo wakurikizaho aramutse akuzanyeho burage. Ariko byo ntanibangire inaba ari bwira y'ubuzima n'urupfu. Umuntu ugomba mani ku giceri ntukajye uzana ubugori ku giceri ku biceri nta kintu cyo gukinisha. njye nta burage nyanzana ku biceri tu wapi. Aya ntabwo ibintu umuntu yabikora i Kigali umuntu aba ari guhiga. Noneho mubwire ko nibura wenda uyu munsi turi kuwa kabiri munsi. Kuwa kabiri. Mubwire tubonane kuwa gatanu. Kuwa gatanu mu masaha ya saa 10 saa 12. Shana hari bisheri nari nyine turi kumwe ariko ujye unamvugisha mba nkukumbuye. Ntari reka dufate iyo sheke. Tuzajya kuserebura. Se kutambwira uzamamo na miliyoni zingahe? Ariya se? Hariya ahubwo wewe umuntu w'umudira. Umudira hariya. Uko baduhaye na makeya ubundi urabona ko nkangahera. Wayambwira nyine tu. Zangwita na miliyoni 3 se. 3 ntabwo byakunda. Miliyoni 5 ni nkeya ntabwo byakunda cyakora reka. Ako jumenya kari miliyoni 8. Kazaguha imwe n'igice. Reka nawe Jacques reka ibyo ntabwo nabyemera. Wenda uzangubite na miliyoni 3 cyangwa 2 basi wenda n'umuntu wagutekeje nkavuga ati ku bintu nzi nyine kiradira ujye uyishobora nkagutekerezaho nyine kiraka n'inyiha abandi. Ariko rero nawe utekereza ko reba gukodesha abantu gukodesha abasore bangira bazi nta blague bagira. No kumukubita amenyo bakayamaramo bakayarandura. No kumukubita amenyo akamva agashiramo. Saka rumva umuntu mufitiye amahano ubundi nindera. Oya mani webye nyine tubyihorere. Ndakora wenda kubera ko ari n'umuntu wanjye nta none nayaguha nta n'ikintu wakoze. Ndakora nzaguhebye wenda nanjye ndebe ko muretse nkatusigaye umuntu yawe. Abakozi gusa nayo kugufasha ubundi niwe wanjye wallahi niwe wanjye tu. Cha rero hari abantu turi kuganira. Business nari ndimo gatoya. Ubwo twaza kongera tukavuga. Nari wallahi witeho Imana ikurinde. Sha nawe witeho kabisa thank you. Sawa. Ingaruka y'icyaha kizana